abanyarwandakazi ndizera ko mukomeje kumera neza aho muri hose, ariko ibintu ntabwo bimeze neza mu karere, by'umwihariko ku banyarwanda baherereye mu gihugu cya Congo. Ikintu cyitwa urupfu cyangwa se impfu zitunguranye cyangwa se zirimo ubugome n'ubwicanyi bw'indengakamere abanyarwanda ngo bari gukorerwa mu gihugu cya Congo ntabwo busanzwe. Ngendeye ku makuru nahawe n'umwe mu banyarwanda baherereye mu gihugu cya Congo, yarabimbwiye asa nkaho nawe afite ubwoba bwinshi cyane, ariko nkavuga ati byanze bikunze bigomba gutangazwa. Ni iyicwa ry'abanyarwanda by'umwihariko bari mu bwoko ngo bw'abatutsi bari kwicwa bariherereye mu gihugu cya Congo, by'umwihariko baherereye mu burengerazuba. Gushaka ukuntu baza mu burasirazuba bwo ndavuga mu gihugu cya Congo, ariko mu mujyi wenda wa Goma hafi aho hari gukontororwa n'umutwe wa 23, bagakomeza gutangaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi ngo umutwe nako igisirikare cya Congo FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi ngo ziri kubica agashinyaguro. Ngira ngo mwagiye mubona amashusho yagiye acashara ku mbuga nkoranyambaga yagaragaza umwe mu bantu bari bapfutse mu maso bamushyize ibitambaro, abandi bakavuga ko ngo uyu muntu ngo bari bamaze ngo no kuba ngo bamutera ibintu by'ibyuma mu maso ngo bakamukuramo n'amaso, ngo bavuga ko ngo yaba ari umunyarwanda ngo ariko ngo akaba yabanga ari maneko waje kuneka mu gihugu cya Congo, cyane ko abari hafi y'uyu muntu bakomeje gutangaza bavuga ko byanze bikunze rwose bamubeshye, kubera ko ngo ni umuturage wagiye muri Congo kera kandi akaba amazeho n'igihe ngo yakoreragayo n'ubucuruzi rwose bwiwe. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda batangazwa namwe mu mafoto yagiye ajya hanze ku mbuga nkoranyambaga yerekana uyu musore bamuteruye, igihe bamwe mu basirikare ba Congo bamuteruye nyine berekana ko yishwe ariko akicwa agashinyaguro, ariko abari hafi bakomeje gutangaza bavuga ko uyu musore kandi ngo ari umunyarwanda. Nubwo bo bakomeza gutangaza bavuga ko nubwo yaba umunyarwanda ariko ngo yari maneko, ngo yakoraga ibikorwa ngo bibi ngo by'ubwicanyi ngo bukorerwa ngo abakongomani. Niko bamwe mu basirikare cyangwa se igisirikare ubuyobozi bwa leta ya Congo bwakomeje kugenda butangaza. Abantu benshi bakomeje gutangazwa cyangwa se kubabazwa guterwa agahinda n'ibiri gukorerwa abanyarwanda, abandi bakagenda bavuga ati ese His Excellency Paul Kagame we n'igiki ari bubivugeho, n'igiki ari bubikoreho. Twamaze kubona ko umwe mu miryango ishinzwe kugarura amahoro mu isi, ubwo ni UN cyangwa se United Nation, nta kintu isa nkaho ivuze, kubera ko nga kenshi bajya kugarura amahoro by'umwihariko aho biteze inyungu, nta na rimwe bashobora kujya ahantu badafite inyungu. Umuntu akibaza ngo ese mu gihugu cyangwa kandi igihugu gifite amabuye y'agaciro gifite iki, kubera iki ho batagarura amahoro kandi nyine bavuga ko hiteze inyungu. Abandi bakavuga ati ntabwo umutwe wa M23 bawushaka, UN ngo ntabwo ishaka umutwe wa M23, ariko tukibaza ngo nimba twagiye tubona ibihugu byinshi nka Sudani ikagabanywamo kabiri, hakaboneka Sudani y'Amajyepfo na Sudani y'Amajyaruguru, Sudani y'Amajyepfo igahabwa ubwigenge ikemerwa ku ruhando mpuzamahanga nk'igihugu. Abandi bakavuga ko n'umutwe wa M23 nawo ushaka kugira ngo ufate uburasirazuba bwa Congo, ubwo ni muri Goma cyangwa se muri Kivu y'Epfo, kugira ngo barebe ko bahakora igihugu, cyane ko kari agace bafashe ngo karuta u Rwanda inshuro zigera kuri 3. Abantu rero bagakomeza kuvuga ko byanze bikunze ngo ibi bintu byaba ari byo byiza kurusha, koko iyi ntambara itazigera ihagarara, cyane ko Congo yakomeje kunangirana no kwanga kwemerera bimwe mu barwanyi cyangwa se mu basore b'umutwe wa M23 bayisabye ko igomba kwemera ibyo bayisaba, harimo nko kubemera nk'abanyagihugu, bagahabwa nabo ubuyobozi, bagahabwa imyanya imwe mu buyobozi, bakaniga nk'uko n'abandi bakongomani bose biga, mbese ntibateshwe agaciro ngo banicwe iyicarubozo. Ibi nibyo bakomeje kugenda basaba, ariko ubuyobozi bwa Congo bwaranangiye bavuga ko ngo kuba ubuyobozi cyangwa se bamwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 bahabwa ubuyobozi muri Congo ngo ntaho byaba bitaniye no gufata leta y'u Rwanda ukayiha kuyobora Congo, kubera ko ngo bemeza neza ko aba basore bari mu mutwe wa M23 bari mu bwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi ngo ntabwo ari abakongomani ngo ahubwo ni abanyarwanda. Nyamara iyo turebye mu mateka y'ibyaranze igihugu cya Congo dusanga bano banyamurenge ari abakongomani mu buryo buri official cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane ko twagiye tubona inshuro nyinshi abantu benshi batangaza ko nubwo bari abanyamurenge ngo batagira igihugu, ariko bagenda bavuga ariko nyamara abanyamurenge ni abakongomani mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane ko byagiye bigaragara n'igihe baherewe ubwenegihugu kuva kera muri 1800 gutyo kuzamura. Ubwo rero ni ibintu bitameze neza by'umwihariko ku Banyarwanda bari mu gihugu cya Congo. Abandi bari kubica bavuga ko ngo
nyine bari nabo bicaho bakari abanyamurenge, ariko ibyo byose ni agahinda gakomeye by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda. Twakomeje gutekereza nimba His Excellency Paul Kagame hari ikintu, ubwo twese turategereje ngo turebe ngo ni iki kiza kuza kuvamo, nubwo twese tubona nyine nk'uko nabibabwiye ko abasirikare b'u Rwanda cyangwa se bamwe mu basirikare ba RDF, Rwanda Defense Force, berekeje mu gihugu cya Ethiopia bohereje na leta y'u Rwanda, nubwo amakuru ataramenyekana ko baba bagiye wenda mu butumwa bw'amahoro nk'uko nyine bisanzwe bikorwa bajya muri za South Africa. Ubwo wenda ntawe uramenya, cyangwa se bajya no muri za Mozambique, ntawe uramenya ngo ni iki kiri kujya mbere. Abandi bagakomeza kugira ubwoba bavuga ko byanze bikunze yaba ari intambara y'akarere, bakaba bashobora kuzava muri Ethiopia bahita berekeza kugira ngo bafate cyangwa se berekeze mu mujyi wa Kinshasa, mu rwego rwo kugira ngo bashobore kuba banarwana n'ubuyobozi bwa Kongo, cyane ko ubuyobozi bwa Kongo nabwo ngo buri gukomeza kubangamira icyitwa umunyarwanda wese uri mu gihugu cya Kongo. Umutwe wa M23 nawo ukomeje kugaragaza ko impungenge zihari ari iz'uko igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na Wazalendo ndetse na FARDC, ubwo ni igisirikare cya Kongo, ngo bakomeje kuyigabaho ibitero, nibikomeza uko nguko rero ngo bashobora kuzisanga bongeye gusubira mu mujyi wa Uvira, umujyi bavuyemo kibunamo amaguru bitewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku busabe bwabo. Ubwo ubuyobozi bwa M23 ndetse n'igisirikare cyabo bikemera gusohoka mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana iyi ntambara ya Kongo isa nkaho iri quiet cyangwa se icecetseho gatoya, kubera ko wenda keretse ibitero bito bigenda bikorwa, ariko ubundi cyitwa umunyarwanda ngo ari guhigishwa uruhindu akicwa agashinyaguro, ndetse n'abanyamurenge bagiye baherereye mu duce tundi dutandukanye mu gihugu cya Kongo bakomeje kwicwa agashinyaguro, kandi bigizwemo uruhare na Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo. Wakibaza ngo ni iki kigomba gukurikira? Twebwe twese dutegereje niba perezida Paul Kagame hari ikintu yakora, ariko nta wifuza intambara, cyane ko twese twifuza amahoro nk'abanyarwanda, ndetse tukifuza amahoro kandi nk'abari mu karere by'umwihariko muri East Africa, kubera ko byaba ari igisebo ku rwego rw'isi. Naho ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yaratwaye Eric Nido, wari ambasaderi wa Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaba yarasubiyeyo, by'umwihariko bari komeza kuvuga ko ngo ari umutekano muke, cyangwa se ngo umutekano utameze neza hagati y'u Rwanda na Kongo, ariyo mpamvu Amerika ngo yita itwara abantu bayo. Ndetse twagiye tubona Amerika ivuga ibintu byinshi bitari byiza ku gihugu cy'u Rwanda, bigaragaza ko u Rwanda rufite ikibazo, by'umwihariko mu gufasha umutwe wa M23, bakomeza kuvuga ko perezida Paul Kagame afashe umutwe wa M23. nawe amenya rero, twese turategereje kugira ngo turebe n'iki kiza gukurikira cyangwa se n'iki kiza kugenda. Njye muri kumva ni Gatete, muri kugukira kuri Dore Entertainment.